Nibyo, reka nongere mbasuze, reka nongere mbahe ikaze, reka nongere mbifuriza kugubwa neza kuri iyi tariki 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi rero tukaba twongeye kwamba by'ukuri twagaruka cyangwa se twaza kuri izi mikoro za Region Info kugira ngo mabwire amwe makuru akomeye cyane amaze kuba yatugeraho, ndetse bimwe mu bihamya bigaragaza noneho ko intambara imaze kuba yahinduka. Ubundi kandi no gusobanurira ikiri kujya mbere n'amakuru ari gutangazwa n'abahanga ku bijyanye n'iyi ngingo. Ni amakuru amaze kuba yamenyekana avuga yuko amato abiri y'umutwe witwaje intwaro wa M23 yari aherutse gushyirwa mu kiyaga cya Tanganyika yifashishwaga n'aba barwanyi mu by'ukuri barasa uruhande rw'ingabo z'u Burundi ndetse FARDC na Wazalendo. Aya mato ngo yaba amaze kuba yatwikwa na drone mu by'ukuri zo kuri kote FARDC. Ariko abantu benshi bakaba batekereje bavuga bati se ninde utwitse amato ya M23? Ariko ndagira ngo ngwire ko mu by'ukuri amato ya M23 amaze kuba yatwikwa n'abanyamerika, nkuko amakuru turi gukesha abaturage bari cyangwa se babonye n'amaso yabo, aho iki gitero cya drone mu by'ukuri gikoze ibara ku buryo bukomeye cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 batugejejeho aya makuru. Bavuga ko amato agera kuri abiri ariyo atwitswe cyangwa se arimbuwe ahindurwa umuyonga. Ibi bikaba bibaye ku cyambu cyaho bita Karundu, aho aya mato y'umutwe wa M23 yarari, ndetse drone ikaba ije mu kanya nk'ako guhumbya igatera ibisasu, kandi ngo bikaba bikozwe bigakoranwa ubuhanga, bigakoranwa ubwenge bwinshi ndetse n'ubushobozi buhagije. Ibi bikaba bivuzwe cyangwa se bibayeho biturutse kuri izi drone mu by'ukuri aba barwanyi bakoresheje hano muri ibi bice basandaza cyangwa se basenya aya mato ya M23. Ibi ndaje tubigarukeho, ndetse kandi ikindi kintu cy'ingenzi ndakubwira nuko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nyuma yo kwirukana inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 Makobora kugeza kuri isa cyangwa se kugeza kuri uyu munota, amakuru ari kutugeraho aravuga yuko mu by'ukuri hari uduce twamaze kuba mu by'ukuri twafatwa na FARDC, harimo nk'aho bita mu by'ukuri Kirijiwe, aho bita Bushaku ya kabiri, n'utundi duce twinshi twose nza kukubwira nkakubwira n'ama operation y'ibitendo bikomeye cyane FARDC yabashije gukora hariya kugira ngo ibe yakwigarura ibi bice. Ndetse hari n'abarwanyi bo 23 bakomeje gufatwa. Ni mu gihe nk'uko nkomeje kugenda nkubwira ko ndakugezaho amwe makuru yose ashoboka. Abarwanyi ba Wazalendo batangaje yuko ku munsi wo ku itariki 23 hafi ngaho mu by'ukuri ndaza kubwira itariki neza mu gihe turadutangiye kwinjira muri aya makuru, babashije gutega ikamyo y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 cyangwa se yari hetse abarwanyi ba M23 ku muhanda Goma Rucuru ahitwa Rumangabo. Iyi kamyo yari irimo abarwanyi benshi cyane b'umutwe wa M23 ngo ikaba mu by'ukuri yaraje kuba yangizwa n'aba mu itsinda rya Wazalendo. Aya makuru rero akaba yatangajwe cyangwa se yavuzwe n'umwe mu bayobozi wa Wazalendo, bavuga ko mu by'ukuri bakoze ari mu bakoze iki gikorwa, ndetse akavuga ko atari ibyo byonyine gusa, ahubwo Wazalendo ikomeje n'imigambi yayo yindi ndetse no mu bindi bice. Aya makuru yose tukaba tugiye kuba twayagarukaho, mbabwire uko ibintu byifashe, mbabwire uko situation ihagaze, ndetse nuko mu by'ukuri bikomeje kugenda bigenda mu bice bigiye bitandukanye nyuma yuko Wazalendo babashije kwegukana ibice bigiye bitandukanye, nyuma yuko ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zikomeje kuvugwa mu operation Karundu Karabutaka, dore ko birimo bivugwa mu by'ukuri ko iyi operation y'aya mato ya M23 cyangwa se y'umutwe wa 23 ibayeho, kandi ikaba ikozwe mu buryo bukomeye cyane, kandi igayidinzwe cyangwa se uruhare rw'ingabo z'u Burundi rukaba rwari runini cyane muri iyi operation cyangwa se muri iki gikorwa. Reka rero dusimbukire cyangwa se mu by'ukuri tubashe gukurikirana turebe ibijyanye n'aya mato. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi yashize bagiye mu by'ukuri cyangwa se bagaragaje ko batazakomeza kureba ndetse no gukurikirana ibikorwa mu by'ukuri inyeshyamba z'umutwe wa 23 zirimo zikora ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye na leta y'Kinshasa babitangaza bavugaga ko ibyo
impamvu babivuga cyangwa se biba mu rwego rwo kuba bishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda kandi bikwiye kuba byahagarikwa. Bivuze ngo mu by'ukuri niba aya mato arashwe y'umutwe wa 23 kandi ikaba bivuga ko ari ingabo z'uruhande rw'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ngo aya mato abiri amaze kuraswa n'izi drone yaba ari amato mu by'ukuri y'igisirikare cy'u Rwanda yaba arasiwe hariya Kabone, nubwo mu by'ukuri bitigeze byemezwa, ariko kandi mu bavuze ko mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cya rashe izi drone, abandi baravuga bati no Burundi, ariko amakuru atugeraho akavuga ko ababashije kubibona n'amaso yabo mu by'ukuri muri video zikomeje kugenda zisohoka cyangwa se video zamaze kugaragara ubwo iki gikorwa cyari kirimo gukorwa, byagaragaye ko ngo ibi byaba byagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese kuri inshuro haba habayeho kurengera, aho twavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze noneho gufata icyemezo tayari bavuga bati engage cyangwa se twivange mu by'ukuri muri iki gikorwa, cyangwa se bavuga bati ibikorwa bya M23 twarababuriye muranga, ari nayo mpamvu ngiye nshobora kuba mu by'ukuri navuga ko ari uko biza kuba bihagaze mu gihe koko biraba byemejwe ko iyi operation ugukorwa kwayo cyangwa se mu by'ukuri kugira ngo ijye mbere byaba bigizwemo uruhare, byaba bibaye kubw'umusanzu kubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gushidikanya turaza kwemeza ko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahugurutse noneho bafashe ingamba, bafashe iya mbere, bavuze bati muhagarike mukumire mu by'ukuri iki gikorwa cy'izinyeshyamba za M23 nyuma yuko zakomeje kugenda zigenda mu bice bigiye bitandukanye zigaragara mu myanya igiye itandukanye, bakaba mu by'ukuri baba bahagaritswe. Urugendo rwabo rero nkeka ko M23 kuba mu by'ukuri yatezwe ambush, cyo ni cyambere kuri iki gice cya Rumangabo, abarwanyi benshi bayo bakaba mu by'ukuri barasize ubuzima, bivuga ko iyi kamyo yashirijwe, ndetse bikaba bivuga ko uyu mutwe wa M23 by'ukuri benshi mu barwanyi bawo mu by'ukuri baguye hano kuri iyi ambush, batabashije mu by'ukuri gusoza uyu mwaka. Ariko kandi nanone andi makuru akaba yemeza cyangwa se akaba agaragaza yuko aya mato y'umutwe wa M23 nayo arashwe, mu by'ukuri hari bamwe mu barwanyi ba M23 bayaguyemo nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko binumvikana rwose. Ikiriho icyo ugomba kumenya nuko M23 yari yakoresheje aya mato isa nkaho mu by'ukuri igerageza kwerekeza mu by'ukuri ku ntego zayo, nk'uko babyemeje gukomeza kumbatira ibice birimo Uvira, mukomeza gufata mu by'ukuri urugendo rwabo rwo kwerekeza ibice bya Crimea, ndetse no gushimangira mu by'ukuri ubushobozi bwabo muri utu duce twa Makobola. Ariko ndagira nkubwire ko icyaje kubaho, uyu mutwe wa M23 mu by'ukuri wamaze kwamburwa bimwe mu bice by'ahangaha rwose, byamaze kuba mu by'ukuri byakwemezwa ko M23 yaje kwamburwa ibi bice. Mbere na mbere rero kimwe mu bintu ugomba kuba wamenya nuko urugamba ubundi ntago mu by'ukuri rutangiriye ku kuba izi drone cyangwa se izi ndege zirashe aya mato y'intambara y'umutwe wa M23, ahubwo byatangiye mbere rwose, kuko urugendo rwo kugaruka muri Uvira biri gukorwa na FARDC, biri gukorwa na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi rumaze iminsi mu by'ukuri navuga kugera kuri 2 rutangiye. Makobola M23 yamaze kuba yayisohorwamo, aka gace yimaze iminsi yaragezemo, ubwo M23 izinyeshyamba byari byagaragaye cyangwa se mu by'ukuri warebaga ukabona ko zishaka kwerekeza aho bita muri iki gice cya Baraka, ariko ntabwo byaje kubakundira. Ubu FARDC yarwanye ku buryo bukomeye cyane. FARDC rero ikaba iyoboye aka gace ka Makobola, ni mu gihe kandi bivugwa ko kugeza ku mugoroba w'ejo ku munsi wa Noheli ku itariki 25 mu masaha y'umugoroba, M23 yari yamaze no kwirukanwa mu duce turimo aho bita Kitendebwa, aho bita Kirijiwe, aho bita Bushaku ya kabiri, ndetse n'imidugudu ya Ziraro, Nyamugari naho bita Rumbishi. Bivuga ko ahangaha rwose ngo abenshi mu barwanyi ba M23 ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, ubwo habavugamo na twirwaniro rwose, ngo baje kwarasirwa ku bwinshi mbere yuko ibi bice bigwa mu maboko y'uruhande rwa Leta ya Kongo. Abagize itsinda ry'izinyeshyamba rwose ngo baje kuhatikirira ku bwinshi
kuhatikira ku bwinshi kuko indege ndetse ikindi nanone amaburende mu by'ukuri imbunda z'imisada zirimo zikoreshwa hariya na FRDC ngo ni ibintu bikomeye cyane. Artillery zongeye kuzamurwa rero urugero rukomeye cyane rw'intwaro ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije, bikavuga ko nabo bari mu bakomeje kugaragara muri aya ma operation, bari mu bakomeje kugaragara muri ibi bikorwa bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri FRDC irimo iragerageza kuba yagera ku ntsinzi. Niki kuba M23 yirukanwe Makobola bisobanuye iki? Niki bivuze kuri Uvira, niki bivuze kuri Wazalendo, ndetse bivuze ko Wazalendo ishobora mu by'ukuri, bivuga ko aka gace ka Makobola kugira ngo gafatwe byagizwemo uruhare ahanini n'abarimo Wazalendo kugira ngo birukanemo iyi M23, bishatse gusobanura ko mu by'ukuri bafite n'ubushobozi bwo kuba bakongera gusubirana iyi Uvira nk'uko urugendo rurimo rubigaragaza, ndetse ngo nta n'ikindi cyerekezo gihari usibye ko bagomba gutuza byibuze ari uko iyi Uvira isubiye mu biganza mu by'ukuri bya Wazalendo, ivanwe mu biganza by'izi nyeshyamba za M23, dore ko bavuga ko cyangwa se bemeza ko kuba M23 itangaza ko yavuye muri ibi bice atari ukuri, ari ibinyoma. Uvira yo bakiri kuyibarizwamo. Amakuru atugeraho akaba agaragaza neza cyangwa se akaba yerekana ko kugeza kuri ubu ngubu aya mato ya M23 arashwe ndetse n'abayatwara aciye intege ku buryo bukomeye cyane, cyangwa se yongeye guteza icyuho, yongeye guteza ubwoba mu by'ukuri kugeza n'amagingo aya ngaya kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23, kuko abaturage babibonye bavuze bati M23 ntabwo yari ziko biri bugendekere gutya, ntabwo yatekerezaga ko byagendekera gutya. Bati rero mu by'ukuri uko byagaragaye cyangwa se feedback yagaragaye nyuma y'uko aya mato ya M23 bari bazanye hariya ahise ahindurwa umuyonga, babonye ko byose bishoboka, kandi mu by'ukuri ngo ibi byabaciye mu by'ukuri ni igikorwa twavuga ko cyabaciye mu mugongo, kubera ko baravuga bati aya mato twari tuyatezeho ko azadufasha byinshi, twari twizeho ko azatugirira umumaro mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ariko mu bigaragara nyine ngira ngo video yo turaza kwishyira muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Nk'uko bigaragara amato akaba arashwe hano rwose aho bita Karundu ku cyambu cyaho, neza rwose ararimbuwe. Ngira ngo n'amato agera kuri 2 nk'uko birimo biravugwa, nk'uko birimo kuvugwa rwose. Gusa nanone igisirikare cya leta ya Congo FARDC bikavuga ko cyaba aricyo cyagize uruhare muri bikorwa, nubwo bivugwa ko harimo uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nanone mwibuke ko Mossad Baluz Prito, mwibuke ko bita Marco Rubio, wo bita Mike Ortez, aba bombi bagiye batangaza byinshi, n'abayobozi ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagena ku bijyanye n'ibikomeje kubera kuri ubutaka, bemeza cyangwa se bavuga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufite ibyo dushobora gukora, dufite igishobora kuba cyaba ati hatabaye kwitonda cyangwa se hakomeje kubaho ko mu by'ukuri ibintu bituma amasezerano yicwa. Ubwo bavugaga amasezerano ya Washington ndetse yahuzaga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bati dufite ibikoresho byo guhagarika icyo kintu ndetse dufite n'uburyo bwo kubirwanya. Ibyo byose rero byagiye bigaragara cyangwa se byagiye bivugwa. Abenshi rero bakavuga bati se ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bateguje, ibyo bavuze, ibyo bagiye batangaza kugeza kuri ubu ngubu byaba bitangiye noneho, cyaba ari cyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gutangira kwigaragaza, cyangwa se ahubwo ni operation zisanzwe ziba, ni operation zigenda zikorwa umunsi ku wundi, zikorwa na FARDC tumenyereye. Murabizi ko FARDC buriya nayo ijya igira ama operation karundura karabutaka. Iyi ni operation kabutindi, mwabyanga mwabyemera iki kintu FARDC ikoze hano, kuko mu by'ukuri nubwo wumva biri kuvugamo ko harimo uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndagira ngo nkumenyeshe cyangwa se ndagira nkubwire yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo biri gukekwa ko baba mu by'ukuri bari mu bagize uruhare muri iyi operation, bari abagize uruhare muri iki gikorwa, ariko biri mu izina ry'iki rya FARDC. Rero biramutse mu by'ukuri ari impamo
byaba ari igikorwa gikomeye cyane FARDC yaba ikoze muri operasiyo zabo zo guhagarika ndetse no gukomeza urugendo rwabo mu by'ukuri kuri iyi ngingo ndetse no kuri iki kibazo. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa kugeza kuri iyi saha cyangwa se kugeza kuri uyu munota, nuko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone ziramuka arizo zikoze iki gikorwa, biraba bifite isomo rikomeye cyane ku mutwe wa M23 ndetse baraba batanze isomo navuga ko no ku ruhande rw'u Rwanda nk'uko Amerika yagiye ibivuga rwaba rushinjwa gufasha izi nyeshyamba ndetse no kongera kugaragaza ko mu by'ukuri aya masezerano ya Washington yasinywe yaba ari ntakinishwa. Uko byagiye bitekerezwa cyangwa se uko byatekerezwaga ntabwo byaba ariko biri, ingoma zaba zihinduye imirishyo, bivuze ngo hanyuma y'ibi ngibi dushobora no kuba twaba tugiye gutangira kubona n'andi ma operasiyo agiye atandukanye ndetse nanone ibikorwa bikaba bivuye mu magambo. Icyo nacyo mukibuke, ubwo ibikorwa bya bitangiye kuva mu magambo kuko yaba ariyo operasiyo ya mbere ikozwe yo guhagarika igikorwa nk'iki ngiki mu by'ukuri kibayeho. Igikorwa nk'iki ngiki kibayeho, murabizi ko akenshi leta ya Kinshasa nayo yagiye ishinja ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango itandukanye kureberera ibikorwa nk'ibi ngibi. Bivuze ngo biramutse bigenze gutya, biramutse bibaye gutya, Amerika ikaba yitwitsa aya mato y'umutwe wa 23, ryaba ari isomo rikomeye cyane kuri M23 ndetse kandi nanone ryaba ari isomo rikomeye cyane ku bijyanye n'amasezerano ya Washington ndetse no kugaragaza ko inzira zihinduye imirishyo, amazi atakiri ayandi, aboga bagomba koga impagaze, bitaba ibyo hakabaho nyine ukurohama nk'uku nguku. Icyo nicyo kintu nanone byaba bisobanuye. Gusa ibyo ntago birabaho mu kwizerwa, haracyakorwa mu by'ukuri, haracyakusanywa amakuru ndetse n'uruhande ntago Amerika igeze yigamba ko yaba ariyo irashe aya mato y'umutwe wa 23. Yewe n'ikindi kintu nakubwira cyangwa se nagutangariza kugeza kuri ubu ngubu, ntago FARDC nayo yari yadeklara ngo yigambe ko ariyo yabirashe aya mato y'umutwe wa 23. Gusa uko byagenda kose mu masaha imbere turakomeza kugenda tumenya amakuru y'uko byifashe, ariko menya ko amato abiri yarakomeye yari yashyizwe muri Lake Tanganyika yakoreshwaga n'uyu mutwe mu operasiyo atandukanye, yari yitezweho byinshi, yari yitezweho kubafasha byinshi mu bice bigiye bitandukanye, amaze kuba mu by'ukuri yashyirwa hasi, amaze kuba yabombarirwa bikozwe na drone, kandi aya mato yose akaba yagurumanye nk'uko byagaragaye, akaba yagurumanye. Ndakubwiza ukuri, aya mato akaba yagurumanye nk'uko rero byakomeje kugenda bigaragara. Hejuru y'ibyo rero mu by'ukuri tunyarukiye no ku zindi ngingo cyangwa se no mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se abari kugenda avugwa hirya no hino n'ubundi, ariko tukiri hano ku butaka ubwo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari amakuru avuga ko hari bamwe mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 baba bafashwe na Wazalendo hano muri Kivu y'Amajyepfo muri Fizi. Iyi video nayo ngira ngo turaza kuba twayishyira muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere, muraza kunyarukiraho murebe uko byifashe. Abatarajyamo muraza kujya muri groupe yacu WhatsApp muciye munsi muri comment murebe, murabona muri kibagezamo. FARDC rero ifatanyije na Wazalendo bakaba berekanye mu bari mwinshi cyane barwanya umutwe twaje muri M23 ndetse abenshi muri bo bigaragara ko bakomeretse, dore ko harimo abagenderaga mu by'ukuri abagendaga bashorerwa binjira, bigaragara ko nyine bakomeretse. Bivuga ko ngo aba bashaka kuba barafatiwe mu mirwano imaze iminsi iba muri ibi bice byo muri Makobora. Ahangaha mwubwira utu duce twakomeje kugenda twigarurirwa, dore ko uduce turimo Kirijiwe, Bushaku ya kabiri, izi za Ziraro, ahangaha za Rumbishi, mu by'ukuri ibi bice byongeye kuba byabatombe kuri Wazalendo ndetse na FARDC. Urugamba ruhagarukira he? Urugamba rutangiye bundi bushya n'inamara ndetse n'imirwano mishya tugiye kuba twabona. Mwumva ko noneho ijemo ibitendo karundura karabutaka, ibitendo nk'ibi ntabwo byari bimenyerewe mu by'ukuri, ukawumva ko intambara mu by'ukuri aho ngaho iba ibaye indi yindi. Reka rero mbabwire ni mwe mwese mwari mudukurikiranye, reka mbabwire ni mwe mwese mwari mubanye natwe muri kiganiro n'amakuru, aho turimo tureba update z'ibigezweho aka kanya ndetse naho birimo byerekeza hamwe n'ibyo kwibaza kuri byo. Mbabwire ni mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze cyane gukomeza kudushyigikira, ni iby'agaciro kandi n'iby'ingenzi kurushaho gukomeza kubana natwe.
ndetse kandi ikindi kintu nanone ku bantu mukurikirana amakuru mu by'ukuri mukamuturakanda subscribe cyangwa se sabone, narababwiye kuri iyo buto itukura, wamara kubikora ugakora ku kazogera, nta kindi kintu gihita kibaho direct, nuko uzajya ubona amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Bikora aka kanya rero kugira ngo mu by'ukuri amakuru ajyanye n'ibiri kuba, murumva ko mu by'ukuri kugeza kuri isanye ko buri wari wese akeneye update, akeneye amakuru y'ibiri kuvugwa kuri aya makuru agezweho, nta kindi kintu ugomba gukora rero, nta kindi bigusaba, ni ugukanda subscribe n'amafaranga biri buze kugutwara. Bikore ubundi twirebere rero ibijyanye n'aya makuru, twirebere aho ikibuga cy'imirwano kirimo cyerekeza. Hanyuma rero muraza no kutubwira uko Noheli ikomeje kugenda ibagendekera, uko Noheli kabisa mukomeje kugenda mwirya mwitegura ko mu by'ukuri tugiye no kwinjira mu bunane, taza kuza kubaho ikintu cyo kurya ukayamara, kandi burya ubunane nabwo ubwo bwaje kabisa. Sasa rero reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza, mukomeze bugire ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kugenda yibanira namwe, ibigisha Imana mu byo mukora byose, ndetse kandi nanone muhahe muronke kandi mu byo mwagiye mu bigiye bitandukanye biraza guterwa nuko byifashe. Abatameze neza, abari mu bitaro, abari mu rugo, abarwaye cyangwa se abumva ubuzima butameze neza, namwe mudukurikiranye, ndababwira nti mu by'ukuri Imana iborohereze. Hanyuma rero reka mbashimire cyane, mbabwire mwakoze gukomeza kubana natwe, turasubira mu masaha ari imbere. Nge ni Bosco Mutaramu cyane, iyi ni Region Info. Ciao ciao, hasta la vista.